kuko twavuga mu area ye ariho atatwakiriye twongere twakire Sam Nzovu FC manager wa Nzovu kandi twongere director ari manager director wa Nzovu director dufate captain wa Zindiro nawe aduhe speech ye mu dakika imwe twongere tuze dufate ku ntebe hano imbere director wa Nzovu ari buze kuza kutwakuriraho na rebo turi kurangiza umukoro none munyemerere hari nakura uriya mutware speaker tumaze twicisha bugufi dusenge ko byose Imana niyo ituyobora kadusenge. Mana nziza, Imana ikiranuka, turagushimye kubw'uyu munsi, turagushimye kubwa gahunda nziza wateguye kugira ngo timu zombi kandi abaturage ubwoko bwawe buteranire hano kubw'ibyishimo no kunezerwa nishira hamwe bituye binyuze mu nzira y'umukino. Manuka ubane natwe utuyobore, abagiye kuvuga ari wowe ubahereza akazindaro ubaha ijambo, kandi tugushimiye impano yo gufasha wabahaye, impano yo guhuza abaturage, urubyiruko, abakuru, abakecuru, abagore wabahaye, na nundi ukomeze kubashigikira ubongera ubwenge n'ibitekerezo. Honarebo umuhebe hafi, umukomeze, umukundishe abantu ahageze hose asange Uwiteka wahageze. Muri gahunda bana natwe uvugane natwe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amina. Reka twakire speaker azavugane natwe atwakira nuko twidagadire turi mu area. Wakoze speaker. ingufire nenda kuvuga yiteze ko iremere MCs of the day, best of the honor, Honorable Sam kandi bazina nta nenda kwanzura burumwe turote ko David. Amazina ni Sam Duhimbaze and the speaker w'iri gombora rya Nyakabande kuva 2011 kugeza guno munsi. Abakinnyi ba Nzovu, abavuye Kisoro, abavuye Nyakabande, mumfashe baturage tumaze twabashima tubakomera mu mashi. Munyemerere isaze ngeze aha nshime gora kipa wa Nzovu ya Gisorora kuko nabonye ari best gora kipa mazima. Gutsindwa bibaho no gutsinda bikabaho. Iyo mugiye umupira tunega gashuwa diro haravamo uyu umwe, aho byanze muja muki mu penalty mpaka tubona iki umwe. Ni nk'ubururu bwo twabagamo ujagamo ziko azabaho wina naki naruza. So ubaye watsinzwe ikindi kibaga waratsinze, nanga ikindi gihe uzatsinda ubwo munsi bagatera chance yaki yawe. Guest of honor muri 2023 na kabiri aho ngaho nanje nakoze tournament ngiyi shiraho hene nkize ebyiri bana barazikinira barazijana sibane aho kuby'imikino nanje ntangunze kuhabura. Kubera iki imikino ubu no dusigaje urubyiruko turukunganyirizaho, mbese kibago no munsi aba batadushiraho no tournament kiba turizi sa mu kabari mu gacango. So tugume dushimira abayobozi nkabo bari gutekereza neza bakazana nk'izi program mu baki mu bayuhe. Honorable guest of honor, ndi kugusaba ngo ubwo watanditse ibi hari jendi imwe tuma turasiga site y'abakobwa nayo tuyi planning tekereza ubifite mu gahunda yawe, ariko n'abakobwa nkabona aribo bamanjijemo abakurikiraho bano byaryoha kuruta nabahagize baba benshi cyane kuruta abahungu gusa. Icyo nari ndi gusaba. None ubwo bansabye kwakira abashitsi, Gisorora ni ahantu hakira abantu
sabu counter igomba rya kijyana kabande yakira abantu so muyakiriwe murisanze mube kabari mu rugo feel free feel at home and feel at ease nzovu gisorora abanywanyi banje nkuko bihoze nzimura abakinnyi you win you lose you win you lose so mutacika urutege ubundi munsi nabwo muzakora iki muzabatsinda kandi reba goalkeeper best goalkeeper tumukuye muri mwewe ahandi MC angarukira ngaha ugumezemo na programu nimwe muri gutaha igaruke y'amahoro duce tubonane duhane na contacts ubu turi ku .com abagisorora abanzovu yiriya mukuru WhatsApp group mugume murakuranaho kugira ngo tube connected best of all wakoze cyane utekereza iki kintu ongera utekereze no guca abasaza kugira ngo umupira ngo tugira ngo basaza hano washesha kanguhe nabwo uzaguteguze one day uzatwongera imbaraga mwakoze cyane reka tumukomere amashyi menshi cyane kuko twakira